Ici, dans l'air, ils ont pris fuite. Regardez, c'est bien écrit. La République du Burundi ici, dans l'air tenu. ngo ntabwo umupaka ufunze sinzi abahakanaga kudafunze ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi ni Edouard Bizimana wavugaga ko umupaka udafunze rwose ufunguye noneho nta nubwo we yafunze umupaka abantu bibuka Goma ifunga bafunze imipaka bazanye ingufuri iriho ikintu cy'ikijegeri cy'icyuma bateranya ziriya bariyeri zombi barazifunga M23 ubwo yafataga hariya yazanye urukezi kata cya kinyuru niko yafunguye umupaka abakurikiye ibiganiro byacu kera baribuka uko iyo ntuza yagenze kuko yaba wafungaga naramufotoye yaba uwafunguye nawe yafunguye mpari ariko Burundi ntabwo yigeze ifunga umupaka oya yafunzira na boroka naringise ngo yafunze kumbe yadanangiye kubera ko urabona nka ziriya bariyeri bafunga zisanzwe z'ibyuma ikamyo za zindi z'intambara n'izindi ije yiruka ihunga yagikubita ukinjira bo rero bafunze bamaze gufunga baraboroka barazana kavuga ngo barazibiranya mushaka izina ryiza ryo gushyiraho ryo gukinga baradanangira kuko bashyizeho biriya bibeto nubareba mu video yacu abasirikare barimo baratwihisha muri biriya bibeto haragaragara imitwe gusa biriya bibeto ni birebire kandi ntugire ngo baricaye barahagaze ako harimo n'ikibazo cyo guhagarara nyine bibeto ntugire ngo ni birebire cyane ariko uranatinyuka kujya gufotora abarundi hariya se ko mbafotora bose banze kubona amakuru rega n'abarundi bari bakeneye ari amakuru njyega mbamba abana amakuru urumva kugira ngo abarundi bizere ko Bizimana ari umubeshyi minisitiri wabo w'ububanyi n'amahanga nuko ngiye nk'umunyamakuru minisitiri yavuze sinshobora kuvuga ngo urabeshye ntabwo wamunyomoza ku magambo minisitiri ntabwo yapfa kubeshya ngiye mbwiye ati iki cyabaye ndamubwira nubwo ari wowe ntiwabeshye noneho ngewe icyo nkora nzana amafoto na video noneho abaturage bamureba bakavuga bati hagiye uyu mugabo yaduhenze ati yaduhenze basha yego cyangwa bakavuga ko ari ubeshye ivumbi ryanyisha ariko hagati aho ihangane rwose urumva cyangwa akavuga umupaka uradanangiye ariko ntakubeshye kuri abanyarwanda n'abahanga ariko uko iminsi yita ntabwo tucyumva ikiri ijambo rivuze uzi umuntu iyo yakubwiraga ngo uragatsindwa wumvaga ari ibintu bisanzwe we n'ubundi ubu abantu abajene bo muri iyi minsi umuntu yakubwiye ngo uragatsindwa yumva ari ibintu biri aho hashwe uzi ko utsindwa ugatsindwa ifarigeze hano abantu bari baraje kutumara kabisa ifarigeze hano niyo masasu barashana kuri efumu kuri Nyakarango ari harahijya ahangaha asanze ari hariho ari imbere utambutse amasomo gutyo muke bayirashe umunsi umwe cyane iminsi ki ariko fageze igitondo kimwe barasabanda muraburira timwigeze mwumva kugana muri brigade apana muri brigade muri mukongo kwa muri maturama muri kasi ariko bararashe kabisa nyanazindwa se oya ino dufite maka ariko ashobora kubakura ahantu hose bari n'ubundi twarabahakuye twirwaneho kabisa muri abantu b'abagabo
muri abantu b'abagabo urebye amabano gusa urebye amabano gusa ari ahantu hamwe mu ndimi yari ishinze ushobora kwemera ko hashobora kuba hari umuntu warokotse cyangwa hari umuntu ushobora kurenga aho hantu ariko mwatweretse ko muri abantu b'abagabo Desire akora ku mugoroba araza mu kanya hageze nimugoroba ikintu cya mbere gihari nuko ejo nyaho nibwo babivugaga na Shadadi nimugoroba bavuga ngo ku buryo nawe wiyumva ukumva uratsinzwe urabona ubusanzwe iyo nageraga ku mipaka itandukanye y'abarundi dusanzwe tujyaho zaba bakira impunzi n'ibindi abarundi ni abantu bazi kuganira bayaga wa mugani wabo ukabona n'abantu bisanzuye bafite urugwiro no mu buzima busanzwe niko bateye baganira baba bafite igihe nkunda ukuntu bavuga baba bafite amagambo y'urwenya mbese ni abantu bazi kuganira ariko kubona abapolisi n'abasirikare batsinzwe barinze umupaka udanangiye ni ubwa mbere nabonye abapolisi n'abasirikare badafite icyo kuvuga bafite isoni ku maso ibyo niwo bivuze harya mbabwira nzamura ikiganza ngo mbasuhuze bose ukabona bakajya kwisha muri kiriya kibeto ngo batazaba aribo bagaragara amashusho mu ngabo zatsinzwe kandi ubusanzwe abarundi ni imfura pe barayaga baraganira mbese ni abantu bagira urwenya njyewe nahuye nabo waba muziranye waba mutaziranye mukavugana wumva ari abantu bazi kuganira ariko umwanzi arakatsindwa atsinzwe yego Skove mukomoje ku gutsindwa ariko nyine nk'intambara hari abo twabonye basubiye mu Burundi hari n'abandi bakiri muri ibyo bice baba mu bibaya bya Rusizi baba mu misozi itandukanye muri iki gitondo hari ibimenyetso by'uko hari abandi bashobora kwigaragaza kwiripotinga bakaba bakwambuka urumva uko abantu bari mu misozi yego bariyo bashonje bariyo nta komanda bategereje uri bubabwira ati turahurira aha ubwo ndavuga batsinzwe yego bariyo nta kintu gusa bafite urabona ko Burundi buturanye na Kongo abarundi uwarokotse uri muri ayo mashyamba atarakomeretse atarapfuye yego barimo barakora ibishoboka nijoro bakava mu misozi no muri biriya bishanga bakareba uko batemba basatira iwabo ku ruzi kugira ngo bambuke ariko nituvuga uruzi ruri aho ntugire ngo ni umugezi ugenda buhoro umugezi wihuta ni ukuvuga ngo bari ku ruhande rutari urwa Tanganyika bose bararwana basubira kuri uru ruhande rwo hirya ngo baze kwambukira mu bishanga barwita uruzi rwa Ruzizi bashaka uko bambuka ariko ubwo urumva iyo Ruzizi mwumva icyo gishanga nacyo kirimo amazi kirimo bene wabo bapfuye nabo barwana no kwambuka barasiwemo harimo n'ingona Ruzizi ifite imvubu n'ingona mu by'ukuri ni ahantu habashyira mu kaga yego ejo hari abo twaciyeho bafashwe n'ibibunda binini ya mbunda yitwa Katyusha narayibonye mwo gacwamo reka da urumva umuntu yaratubwiye ati Katyusha yigeze ica hejuru y'iwacu umugore wari utwite inda ivamo umukecuru arapfa neza kubera urusaku kuko irasa ejo narayibonye rero n'amaso yawe abiri bafashe Wazalendo FARDC n'abasirikare b'abarundi nka babiri ngira ngo niba nibeshye bo bari bacyambaye uniform niyo barebye ku maso ubona badasa n'izo Wazalendo na FARDC abandi ubona ari ingegera ziraho z'urusatsi nyine ziraho ariko umusirikare w'umurundi nubwo nyine ari mu batsinzwe bafashwe umurebye urabona ko ari umusirikare rwose uramubona ukabona ukamwibwira kubera ko afite itandukaniro na Wazalendo na FARDC aratandukanye uretse no ngo yambaye uniform namurebye arogoshe nyine ari smart nk'umusirikare
yego sikove mbere yo kukurekura ku bijyanye n'akazi AFC mu 23 ifite nk'abayoboye agace twabonaga babanje ibikorwa by'isuku imibereho myiza y'abaturage ariko na wa mutekano mubona akazi gategereje AFC mu 23 nk'abafite umujyi bari kugenzura gateye gate icyambere umujyi wa Uvira n'umwe mu mijyi minini ni umujyi wari utuyemo abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside n'ubwicanyi bw'irondabwoko. Umudepite witwa Bitakwira hariyo ni depite Justin Bitakwira ni minisitiri yayo ni depite avuka Uvira. Buriya yari yarakoze ubukangurambaga bwitwa ko buri rugo rugomba kubonekamo umwana w'umuwazarendo. Nibyo bari bise gukunda igihugu. Ari nacyo yajyaga abwira perezida Rugurira akamubwira ati twebwe wazarendo dufite Uvira n'iyi ngabo zataha zose nta muntu uzawinjiramo. Nimureba muri video by'abasirikare batambuka abaturage bakoma amashyi hirya uraza muri iyo video nubona ejo njye narabitegereje n'amaso sinzi niba Benjamin na video ibyerekana harimo abasore ubona ko hari abasore benshi wanabareba ukabona barasa nk'aho basigaye inyuma imbere hari abaturage abagore n'abandi bantu bakoma amashyi ariko ukabona nabo barimo ariko ukabona bafite ukuntu bifata. Ngewe iyo abasirikare babaga bamaze kurenga nareba uko abo bantu bamera ku maso uko baganira barimo wazarendo kuko Uvira kuvuga ngo nta wazarendo irimo apana kuvuga ngo irihishe. Wazarendo iri ahantu hose kuko buri rugo rwabagamo wazarendo. Rero wabaye intwari rero we abana be bose bakaba wazarendo na papa kamuba witwaga intwari yo gukunda igihugu. Niba mwibuka ijambo rya perezida Tshisekedi ejo bundi aganira uko igihugu gihagaze muri nuza mu nteko yego yongeye gushimira wazarendo anasaba ko bafata umwanya wo kubibuka kuko bapfira igihugu ari abantu bakunda igihugu. Iyo spiriti iri mu baturage. Icyo ni ikintu gikomeye AFC n'ubuyobozi bwayo bwose uko bagiye gukora na gavana na meya bari bushyire meya wo muri uyu mujyi kongera kubwira abantu ko kuba mu wazarendo ubundi ngira ngo niho kuvuga ngo ni abakunzi b'igihugu n'imirimbanyi ni abantu bakwitangira igihugu. Abo bantu bakwiye gukomeza kuvuga bati rwose umutima wo kurwanira igihugu no kugikunda ntuhagarare ariko mukwiye gukunda igihugu mukunda bene igihugu n'abandi bagenzi babacaho baba Barundi muturanye baba Abanyarwanda bazahaca baba Bagande n'abandi banyamahanga. Mukwiye gukunda igihugu mwirinda ko hagira uwongera kwica umuturanyi wawe ubabuza amahwemo. Mugakunda igihugu mwese mufatanya bagakora isuku abana bakajya kwiga bose urwaye akajya kwa muganga utewe n'umugizi wa nabi mugatabara mutitaye ku bwoko kuko mukunda igihugu. Ako niko kazi M23 ifite gakomeye. Nous sommes aujourd'hui le 11 décembre 2025. Nous sommes le 11 décembre 2025, le jeudi. Nous sommes à Uvira. L'armée révolutionnaire congolaise est à Uvira. Regardez le port de Kalundu. Ça, c'est le port de Kalundu. Nous sommes ici, au port de Kalundu. Je visite le port de Kalundu. Merci beaucoup. Donc, nous sommes venus pour libérer la population de l'Uvira qui a été menacée avec le Wazalendo et avec le FDLR et FARDC qui pillaient avec les mercenaires. Nous sommes venus le libérer, nous avons libéré ces peuples. Et tout le monde a fui, et les Burundais, et les FARDC, tout le monde a pris fuite. Merci beaucoup.